ukuntu byagenze hari mu gitondo hari nka saa 2:30 ubwo uwo musore yari atari yajya gutegura kuko twabanje kuzinduka twenga ibitoki twamanutse tugiye gushaka amazi yo kubifungura gushaka amazi yo gufungura ibitoki yakimara gushyiramo injerekani kinataye navoma hano injerekani nimba batasitwaye abantu nta n'ubu ziracyahari ubwo arangije gushyiramo injerekani arimo kuvoma hari n'ahantu mu ngarani nandwa hari no mu ruzi neza ubwo akimara gushyiramo injerekani arimo kuvoma nanjye manuka ngiye gushyiramo injerekani ngo mvoma amazi muri ako kanya numvise ruguru hari akantu gakubaganyije kuko hari udusheke duhari gakubaganyije ibisheke nsa nkureba ruguru mbaye nkurebye ruguru niko nahindukiye njya kumva amazi ari kubanze birenze bikaze ndebye nsanga umutwe urimo kurenga ndebye mbona umurizo w'ingona nahise nikubita hasi imyenda nikubitanye hasi nahise nikubita hasi ikijya inyuma imyenda nikubise hasi nkubi nikisa amaze nk'iminota 5 ntabwo ndagarura kumara iminota 5 ntabwo ndagarura ubwo rero nahagurutse ndagenda nicara hano mu muhanda numva ko ibyo ibintu bimbayeho atari n'ibintu bibaho cyane hari abasore bansanze bicaye ese umukuru waramubonye murya imutwara ntabibonye cyane kuko twari tunari kumwe gutya ugasigaye nyine ndangije nicara hariya ahantu mu muhanda maze kwicara mu hanguye n'abasore babiri bahanguye tugenda turebe ko bayeho ko karibye nimbutabeshya aba basore umwe bamwita Ndahayo undi ni mugenzi we cyo kubana muzi ariko ntibagendana ubwo twageze tukimara kugera hahandi yamufatiye dusangana n'ubiracyahari yari mufite yasizamukira mutwereka yamufatiye mena hano mu gatuza kumutwereka ese niruka nkajya kubibwira mu rugo batangiye gushakisha cyane aribwo bagendaga twamanukaga tugasanga undi musore wari wateze indobani ari ku musore namubwira ati aho hano ingoni hatwariye mugenzi wacu umusore yasahahamukana warirukanka agira ngo n'urwenya adufasha guhiga uwo muntu twageze mwa kano gace dore tumanukiyemo hano dusanga ingoni mufite hariya igenda imumanukana hano ku rukombe kumumanukana hano ku rukombe turayikurikira igera hariya hepfo urabona ikatarira kone riri hariya ijyamo hariya hepfo gutya noneho iyo ngona ikintu yakoze yamufashe ikajya imukubita mu migano igeze aho imuca akaguru imushyira hejuru y'imigano imuca akaguru iragahekenya ku buryo yagahekenyaga ukumva rwose irimo kuvuga ngo po ishwanyaguza urabyumva nyine mbibonye umutwe uranja n'ubu nibwo nyikibyuka mbyutse njyana uruguru kubibwira bosi mu kazi kuko hari umubosi nkorera jaride nanjye kubimubwira nyine runaka mubwira ibyo byago nahuye nabyo mubwire ko nzamara iminsi nadakora kubera kugahinda ngaho nguko nuko byagenze ariko bavuga yuko ngo yaragiye kuroba ni mugenzi wacu wundi wari wagiyeyo duturanye ateze indobani hagana hakurya izo ndobani kuzitega twebwe twasanze kuko atari yamenye ibyabaye twebwe twasanze akimara kugera ku ndobani tambwira ati bibeshye kuri ku ndobani urebe ibikubaho irakwica kabisa kugeza n'izi saha n'ubu ushaka kugera hariya hepfo izo njerekani ukazibona imbataje abantu bari baje kugira ibisheke n'ubu ngubu aho yamufatiye n'ibirenge biracyahari rwose urabibona ko yari ahagaze ari nk'umuntu ugiye kuvoma ariko abaturage batubwira yuko atari ubwa mbere ingoni haririye umuntu muri ako gace ni ubwa mbere ingoni haririye umuntu tigute haririye umuntu ntabwo ari agace kamwe ubundi ubwa mbere ahantu yamukuye muri iyi migano ya hano hepfo noneho uwo musore we mugenzi wanjye nyine ari we mukuru wanjye iwe yamufatiye ahagana higa mu ngarani yari ihari nini cyane yacukuwe nyine n'abahinde imanura amazi yajyana mu ruzi iyo ngona nyine ishobora kuba wenda yajyaga izamukamo igiye gutega kuri izo nzugi zihari igiye kuhategera isamaki ariko twahamanutse tugiye kuvoma ikavuga ati kugira ngo njye agafi gato reka ntware igifi kinini ihita itwara umuntu iramujyana twongeye kubasuza kuri YouTube channel yacu aho tugiye kubagizaho ukuri kose ku ngona yariye umuntu kuri Nyabarongo.
nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ukwezi. Yavuze ko Hakizimana Jean w'imyaka 35 y'amavuko wariwe n'ingona kuri uyu wa 25 Werurwe 2020 mu gihe leta isaba abaturage kuguma mu ngo kugira ngo batandura coronavirus. Murumuna we bari kumwe yavuze ko bari bagiye kuvoma amazi yo kwenga. Ni mu kiganiro yagiranye na Ukwezi TV asaba ubuyobozi ko bwakura ingona mu mazi ya Nyabarongo kandi bukabaha amazi meza, dore ko kutagira amazi meza ngo ari imwe mu mpamvu zituma bajya kuvoma Nyabarongo nubwo babizi ko harimo ingona. Byabereye ku mugezi wa Nyabarongo mu mudugudu wa Rubumba, akagari ka Ruyenzi, umurenge wa Runda, mu karere ka Kamonyi. Murumuna wa nyakwigendera Hakizimana yavuze ko babanje kwenga ibitoki nyuma bajya kuvoma amazi yo kubifungura. Bageze kuri Nyabarongo, mukuru wari uri imbere atangiye kuvoma ingona ihita umufata. Ati na n'ubu injerekani ziracyahari, niba hataje abantu ngo bazitware baje kurya ibisheke n'ibirenge aho yamufatiye birahari. Urabibona ko yari ahagaze nk'umuntu ugiye kuvoma. Ngo iyo ngona bishoboka ko yari yije gufata amafi abana baba bateze, yahagera ikahasanga umuntu akaba ari witwara. Avuga ko bikimara kuba yahisagwa agaramye amara nk'iminota 5 yataye ubwenge. Nyuma yaho agariye ubwenge nibwo yabyutse ajya kubwira abasigaye mu rugo ibyababayeho. Bagiye basanga ingona iramufite, imuca akaguru areba iri gukanjakanja cyane. Ingona ngo yahise yongera iva aho yari iri mu migano isubira mu mazi. Umurambo wa Hakizimana ntabwo uraboneka ngo ushyingurwe. Makuru yari yabanje gutangazwa yavugaga ko uyu mugabo Hakizimana yaba yaragiye kuri Nyabarongo kuroba, ariko murumuna we yavuze ko wari wagiye kuroba imitego y'amafi atari umukuru we ahubwo ari undi muturanyi witwa Claude. Uyu musore kandi avuga ko badafite amazi ndetse banateranyirije amafaranga ngo babone amazi, ariko na n'ubu ati ukareba ukuntu uzafata injerekani 5 ugatanga ibiceri 500 bivuze biguze ipura. Urabona nawe isi ukuntu imeze bikakuyobera, ukavuga uti aho kugira ngo ntange 500 reka mfate ijerekani ngende ndubike 500 araza kundengera nimugoroba. Ukwezi TV kwagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Runda ku kibazo cyo kuba abaturage bavuga ko bafite amazi kandi baratanze amafaranga ngo bahabwe amazi, ntibyabashobokera. Mu gihe abaturage basabwa kuguma mu rugo, ingona yariye umugabo ku mugezi wa Nyabarongo. Ibyo byakozwe ejo